ni nawe uyobora ishami ry'itangazamakuru. Iyo uganiriye n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri mwembi bamwe barabimbwira ntibajya bakoresha inyito ya jenoside yakorewe abatutsi na rimwe. No mu gihe cyo kwibukana ryari barakubwira bati umuyobozi wacu yarabitubujije, Etienne Karekezi yarabitubujije, turamutse dukoresheje iyo nyito dufite riske yuko akazi tugatakaza. Ati rero nubwo tubyemera turahitamo kugendana n'umurongo editorial wacu. Ni Etienne Karekezi watanze ayo mabwiriza abanyamakuru bari kubwira rwose. Ariko Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diane Ninazwe ndi muri studio ya 5. Mu gihe u Rwanda rubandanya kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, President Paul Kagame asaba abafise ico barunegura kuruha gahengwe muri ibi bihe ruriko ruribuka. Niba ari ku munsi wo kwibuka mwakwihangana mukadufasha kwibuka gusa ku minsi 365 y'umwaka, muduharire uwo munsi umwe mudufashe kwibuka, maze ku minsi 364 isigaye nimushaka mutunenge buri munsi. Ayandi majambo President Paul w'u Rwanda yavuze mu kiganiro n'amenyesha makuru i Kigali, muraza kuyumva handi hato. Burundi tujye mu Rwanda mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Boneza ni mu cyahoze ari komine Kayove muri prefecture ya kera ya Gisenyi, ni mu burengerazuba bw'igihugu. Ni kamwe mu duce twazimyemo imiryango myinshi muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Imibare igaragaza ko harimbutse nibura imiryango 214. Gloria rero yagiye kuhasura nyuma y'imyaka 30 nyuma ya jenoside nyine yakorewe abatutsi, nuko areba uko byifashe. Ndabona kubwira Bizimana ari ukugosorera mu rucaca. Reka nibarize nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kanibarize ishyaka rya FPR. Ese koko ni mwebwe mwashyize Bizimana mu mwanya wo guhagararira ubumwe bw'abanyarwanda? Ese reka mbabaze FPR, koko niba ari mwebwe mwahagaritse amahano yatubayeho, ni ngombwa kuza kubeshya kuri manganya ku manywa y'ihangu izuba riva kugira ngo twumve uburemere bw'amahano yabaye mu Rwanda? Ese inyito jenoside yakorewe abatutsi igomba kugira ubukana n'ubukarishye ari uko muyishyize mu rusenda mubashe kubeshya ku mugaragaro? Ese muri kumva ingaruka bizavamo? Mu Kinyarwanda baravuga ngo uwububa abonwa n'uhagaze. Ese Jean Damascene ufite diplome ikoze mu binyoma? Ufite diplome ikozwe mu matiku? Ufite diplome ikozwe mu bucabiranya? Ubwo se koko banyarwandakazi, umuntu Bizimana azongera kubwira ikintu akacyemera ninde? Niyo cyaba ari cyo. Iyo ubeshye rimwe, ukabeshya kabiri, ukabeshya gatatu, ukarimanganya, ugacabiranya, ukabomborogotana, abantu bakakumva bakakwihorera, uba wumva udatesha agaciro jenoside, uba wumva utari gupfobya amahano yabaye ku Banyarwanda udahari wowe udahari. Niba hari icyaha cyitwa gupfobya, niba hari icyaha cyitwa gupfobya, niba hari icyaha cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside, niba hari icyaha cyitwa ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga kuri murandasi, wakagombye ubihanirwa kuri nimero ya mbere, nk'umuntu witwa ko wize, nk'umuntu witwa guhagararira ubumwe bw'abanyarwanda, ugahaguruka uje gucabiranya ibintu bishobora kubonerwa ibimenyetso akantu gatoya. Wakagombye kuba wamburwa diplome, wakagombye kuba wamburwa imirimo, wakagombye guhanwa by'intangarugero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari ngiye kukubwira ngo uwo mwanya
wa minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ndawushaka. Nenge kukubwira ngo mpa icyumweru kimwe nkwereke ukuntu mbigenza. Ariko nsanze bitashoboka. Nsanze ntabwo byashoboka n'amasaha 2. Ntabwo byakunda. Kereka byibura ubanje ukanzurira Kizito Mihigo, umugabo wifuje ubumwe bw'abanyarwanda, agendeye ku byamubayeho, ku mateka ye, ku kababaro yagiriwe nk'umugabo w'umututsi wavuye habi hasi, akavuga ati reka niyunge, akavuga ati jenoside yakorewe abanyarwanda, jenoside yakorewe abatutsi niwe musaraba w'uru Rwanda. Iyo wagiye ku musaraba uba uri bunazuke. Perezida wa Repubulika, nari kugusaba uwo mwanya. Nsanze kuzura Kizito bitari bushoboke, ntabwo twamugarura, ariko dushobora kwisubiraho. Birashoboka. Nenge kukubwira ngo nyicaza aho ngaho iminsi 2 nkwereke ukuntu bigenza. Ariko byashoboka. Nk'ubu ni wafungura idamange irya Mugwiza Yvonne, umucikacumu warokose jenoside yakorewe abatutsi, uko mubyita, ntabwo wamufungura ukamushyira muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda, akakwereka ukuntu umuntu ashobora gukoresha akababaro yagize kugira ngo atange ibyishimo ku banyarwanda, atange ihumure. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngo nibwo wafungura Karasira Aimable uzaramba, agasimbura iyi nyangabirama, agasimbura iki kinyoma cyigendera. Karasira Aimable uzaramba yabishobora. Karasira Aimable uzaramba yiciwe n'interahamwe, arongera yicirwa n'inkotanyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo ntabwo wafungura Rashidi na Cyuma na Theo bagakora amakuru nyayo, aho kugira ngo mukomeze mwikoze isoni. Ndabizi yuko igihe ukicaye mu mwanya wa Perezida wa Repubulika byose birashoboka. Ufite gutanga na grâce présidentielle nubwo bari abantu barengana, ko bavuze ko igihugu kitagira umwungeri. Aka kanya ubu tuvugana wakweretse Damange, wakweretse Karasira, wakweretse Cyuma, wakweretse Theo, wakweretse Rashidi n'abandi bantu bashobora kubaka igihugu kizima bakava mu munyururu, ukaturuhutsa ino nkotsa, ukaturuhutsa uno mubeshyi, ukaturuhutsa uno munyabinyoma uzagukoraho. Hanyuma rero nisabire buri muntu wese wagizweho ingaruka n'aya mahano yatubayeho mu Rwanda, mwakwivugiye ibyababayeho, mwafashe umwanya wo kwamagana rino pfobya ryo ku rwego mpuzamahanga. Ubu akababaro kababayeho, akababaro katubayeho, akababaro kabaye ku baturanyi bacu, ababyeyi bacu, abasogokuru bacu, abarimu bacu, abaganga bacu, abakozi bacu, inshuti zacu, abavandimwe. Muremeye Bizimana arabatobeye, twemere Bizimana dutobere. Bavandimwe banyarwanda, Bizimana niwe muvugizi w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mwemere akababaro kabaye ku banyarwanda agatobe akagereze. Niba igihugu cy'u Rwanda ntacyo gifite cyo kumukoraho, mwebwe ntacyo mwakora. Ese muzi inshingano z'uwarokotse? Inshingano z'uwarokotse ni uguharanira kubaho, ni uguharanira ko bitazongera, atifuza yuko ikibi cyamubayeho gikorerwa ku wundi muntu. Niwo murage w'umuntu warokotse, kugira ngo abeho, abereho n'abatambutse. Ndabinginze mbikuye ku mutima, ntabwo akababaro kajya gashira, ntabwo agahinda gashira, ariko nimureke Bizimana atoba amateka bigeze hano mwicecekeye.